ni ingoma irenze cyane. Uriya mupeti ngira ngo niwe mupeti wa mbere mu bapeti bazanye muri Green Fed. Ni uwa mbere kuko babushari nta n'ibintu bizima wavuga baririmba. Uriya mupeti kuri inspiration ni mubi cyane kujyanye n'ikaramu. Ntibagire ubwoba kuko urugendo ruba rugikomeza kandi ubuzima ngira ngo barabizi ko bugoye. Ntabwo wagora ikintu cya danje utashoye. Nabyo ni ibindi bishoro, ntabwo ari ukuvuga ngo ni ibintu uri bukore uyu munsi utegereze uyu munsi ejo uzabikore. Ariko rwose ngira ngo abantu badashobora kuba bemera bari buze kwemera kuko ibintu ndi gutegura ni binini cyane. Noneho n'amafaranga ndayafite aho ari cyagiye nari nkene. Bakunzi ba Life TV twongeye twagarutse turabasuhuza cyane. Ni wa muhanzi wacu twagarukanye nawe. Byari bimeze bitera? Ni neza nta kibazo ubu ngubu ndaryoshye cyane. Ngira ngo mu minsi ishize nararwayemo ariko urabona ko noneho meze neza cyane kabisa. Ubu ngubu nta wasi, urabona ko twongeye no kubonana kuko ino TV ngira ngo ni mu rugo ariko mpamvu ntahemukaga n'ubwo nari maze igihe ndwaye ubu bw'ubukiripe bwaranzonze. None se ubu ngubu ko wari urwaye udufite akahe gashyara? Urwango wenda nta bintu birenze cyane ariko urwango inkuru wenda zihoraho, abantu bahora bavuga, abantu hahora havutse ibintu bishya. Ariko nanjye ngira ngo sinabura inkuru cyangwa sinabura umushinga mba mfite kuko hari byinshi tugomba gukora. Urabizi ko ndi umuraperi, urabizi ko ngomba kuba mfite boro za danje ziba zanditse, ngomba gukora audio na nyuma wenda n'amavideo tukazayakora. None iminsi wari umaze urwaye, wagiye mu bitaro, warwaye urikiza? Nta ndwara yikiza cyangwa nuko nta musitari ujya urwara ngo ahere mu nzu? Oya, ntabwo wahera mu nzu kuko n'indwara si indwara ya danje, ni bwa burwara bw'iki gihe bw'amagiripe usanga bwakuzonze, ariko ni indwara umuntu avuga ati irakegeye igihe runaka. Kugira ngo byaba urumva ko mvuga neza ndi burajire cyane. Ariko muri minsi hari ingoma wari ufite ra shaka kuba badugeza twumve uko ngira ngo indirimbo zo ntizabura, ariko urumva haracyabura ubushobozi njye studio kuko hari indirimbo nka zingahe zigera muri 5 nanditse nazo ziracyahari. Urumva kujya studio ni ibintu bihari, ariko ndumva nshobora kujyayo vuba ahangaha kuko hari n'indirimbo nshaka gukubita hanze bita Paulo. Ngira ngo ni indirimbo nayo abantu bategereje amatsiko kuko zanjye ni za zindi z'ubutumwa, indirimbo z'ubutumwa kubera ko njye nirefera no kuri bariya bahungu uwo bita Jebori uraje kwigendera, nirefera no kuri bariya bita Diplomate. Ngira ngo imirongo yanjye nanjye aba ari imirongo ya danje. Iyo ngoma bita Paulo ni ingoma n'ubundi wumvamo uriya mugabo Paulo. Gira ubutumwa bukeya ugeza ku bantu nyine bitewe n'iyo ndirimbo uburyo ivugamo amagambo arimo, nubwo turazisura byibuze ariko wenda abantu bavuga ati ni iki tuzayumva. Ariko ubanga iriya ndirimbo Paulo ikizaba irimo kuvuga, urumva Paulo hari ijambo yatubwiye ati gushaka ni byiza ariko bishobora kuba byiza wabyihoreye. Ngira ngo naho ngaho havuye inspiration zaba inarenze cyane kuko hari igihe nabikorana n'undi muhungu mukuru nabuze ibintu by'amahipopu, urangira ngo azaba ari bori irenze ku bantu wenda batarajya mu bintu by'ingo cyangwa se banazigiyemo, ariko azaba ari ingoma ifite message ya danje. Urumva kuko nabikubwiye vase ya mbere izaza umuhungu arimo kuvuga ati bino bintu ngomba kubikora nta nubwo ugomba kumbuza. Undi nawe azaza yitwa Paulo ahita amubwira ibibazo birimo.
urumva ubwo indirimbo irabageraho vuba, indirimbo ntabwo izamara igihe kirekire ntarayikodinga kuko tubirimo cyane, indirimbo irahari n'amarepetisiyo ngira ngo tuyageze kure nubwo bitaraza neza, ariko icyumweru kimwe ibyumweru bibiri indirimbo muraba mwayibonye. Ngira ngo n'abakomeje kumbwira bati channel yawe ibihangano byawe twabisanga he, ngira ngo channel iri hafi, nta nubwo muzatinda kubimenya kuko babirimo ngiye kongera nibone, mwongere mubibone kuri platform byose bimeze gutya byuzuye. Ngira ngo hari n'izindi ndirimbo ziri studio, izindi zarasohotse nkuko nabibabwiye, hari album y'indirimbo 8. Hari icyo nshaka njya kujya mu mwibarize iyo ndirimbo ya Paulo, byibuza vaze uzi n'impunzi zitanga ubutumwa imwe, shako yishyira ivugira hano kuri Life TV kugira buri wese yumve iki gitekerezo wagize niba ari nyamibwa. Wenda nk'umurapa ntabwo nabura kugerageza, ariko iriya ndirimbo ngira ngo irakomeye cyane, iriya ndirimbo irimo ibintu bya danje, imirongo yayo iri so panic, ariko ntabwo naburamo akantu nibukamo n'ubwo wenda narayipeta bya danje, nubwo yaba ari abiri bihagije, ariko harimo umurongo uvuga ngo Paulo mbabarira yo Paulo mbabarira, kuki ushaka kumbuza kandi nishamitse, kuki ushaka kumbuza kandi numva nshyushye, kuki ushaka kumbuza kandi nishamitse, uraza njyewe umbwira ngo byaba byiza meze nkawe, ushaka nzapfe n'umuhungu wandenzeho amakara, inama zawe zijugunya, inama zawe jyana, iyo nama ungira utayihaye Salomo ntiwayihawe Dawidi n'abo ba Yakobo. Urumva harimo boro za danje, yo man, harimo boro ya danje, ariko ngira ngo tuzongera guhura indirimbo namaze kuyirepeta, imirongo yose nyikubita ku murongo neza ku buryo azaba ari imirongo ya danje, ariko noneho ubwo nijya hanze ngira ngo n'abataremera bazabyemera, bazavuga bati uyu niwe muntu ugiye kutwensipira muri hip hop, nubwo n'abandi bahari, ariko ngira ngo wenda abandi baraperi ntibagire ubwoba. Cyakora rwose ahantu Riderman ntagire uba wanditse kabisa, Dogg ntagire ubwoba, ntabwo nje kubazimya, ahubwo ndaje ngo dufatanye tugire ibintu bya danje tugiye gukora, ntibagire ubwoba, nicyo kintu nabasaba. Gahunda zose uko bimeze, kuko hari byinshi tugiye gukora, hari byinshi mugiye kubona, kandi bizaba ari ibintu binini cyane. Ubwo ngira ngo nzanababwira gahunda zose uko zigenda, uburyo tugiye gukora album y'indirimbo zigera mu 8. Ngira ngo nari nabibabwiye ko izaba ari album yitwa Shimwa Mana, kuko harimo n'indirimbo yo gushima, ni ibintu binini. Ngira ngo ibyo tugiye gukora abantu benshi ngira ngo wenda bizensipira abantu, kuko bizaba ari ibintu bikaze cyane, ababizi barabizi, abatarabimenya nabo ngira ngo gusobanukirwa kurahari. Muntegereze gatoya, ntabwo ari bya bindi byo kuvuga ngo umuntu wenda arimo kuvuga gusa, ntabwo ari uko njye bimeze. Ngiye kubikora nkora ibintu binini, nkora ibintu biteye ubwoba cyane. Okay, bimwe mu ngoma zawe rero ngenda numva beat zadanye ziri hejuru, amajingo bara producer bakorera he. Ese wabwira ngo iki abahanzi barimo bazamuka inyuma yawe, uburyo ki bakwitwara kugira ngo bagere kuri abo producer bakorera indirimbo zimeze kuri? Ngira ngo wenda wumvishe ko amugani na zira beat zirarenze. Hari umuhungu wanjye bamwita Dube Master Beat, hari n'uwo bita Nano Beat,
ngira ngo nibo bantu bagiye bafite uruhare runini cyane muri ziriya ndirimbo nagiye nkora. Ngira ngo hari n'izindi babitse nazo zigomba kuza muri iriya album izaba yakozwe n'abaproducer babiri. Abo mubwiye ubuhe barabizi ko ndi umuraperi, ariko ngira ngo ubushize twari twaganiriye kuri Tanegici, twaganiriye kuri ba Majid Black, ngira ngo ni abantu twavuzeho cyane, ariko ubu ngubu noneho ntabwo ari cyo cyanzanye. Naje kuba navuga gahunda mfite nanjye ngiye kubakorera kugira ngo nze nakora ibintu bya danje. Bari abahungu wenda bacecetse ariko njye sinceceke. Ngira ngo nka Majid Black wabonye ko yakoze YouTube channel nawe asigaye yivugira, n'ubundi ibyo kurapa wabonye ko yabigiyemo gakeya. Buriya ni uburyo bwo gushaka ubuzima, ariko ngira ngo abahungu barakora, abahungu bakora barahari, bamwe bacecetse abandi baba bakora. Ngira ngo nkura mu peti bita Isinova yaje arabikora cyane, ngira ngo ni ingoma nayo irenze cyane, ni ingoma irenze cyane. Uriya mupeti ngira ngo niwe mupeti wa mbere mu bapeti bazanye muri Green Fed. Ni uwa mbere kuko babushari nta n'ibintu bizima wavuga baririmba. Uriya mupeti kuri inspiration ni mubi cyane, tujyanye n'ikaramu ni umugome. N'umunsi afite indirimbo nziza nanjye narayumvishije bayita Karyoshye, ngo ninga waramwitama ngo ngera nabaza ngo ngende ndabura, sinzi ukuntu nakubwiye, sinzi ukuntu yavuzamo ako kantu karasi, numvise sinzi ukuntu numvise ayivugamo. Oya ni ingoma je numvise cyane ngo yewe Karyoshye kadahora mwitama ndabura iby'ejo sha. Aha uko umunsi uzagaruka ese nyine bumva ni bora ya danje. Uriya mupeti nyangwa afite n'ijwi ryiza cyane, uriya mupeti rwose. Ngira ngo ngenze no gutanga n'ibihembo ku bapeti wenda bakizamuka nk'uwemo abahungu bakuru b'abatafu. Ngira ngo Isinova yaje mu myanya y'imbere. Buriya njye n'abapeti nemera ntabwo ari abapeti bari kwitaramana. Njye numva imirongo weze, njyewe wajya kumubwira ngo Ishi Kevin, wajya kumubwira ngo Zeotarabu, wajya kumubwira ngo Bushari. Hari abakobwa mba nemera babandi bafite ikaramu, njye ndeba ikaramu. Nk'ubwo uwo mupeti nshobora kumubwira nkavuga ati Isinova, agenda nkavuga uwo bita Glory Majesty. Buriya Glory Majesty nawe ngira ngo umupeti wita nawe ni umukobwa mukuru, ngira ngo yazanye na ba Bushari n'indi 96 396. Ngira ngo nawe ni umuhungu nawe ufite imirongo ya danje. Bagiye barimo n'undi mupeti bita Ririmba, ngira ngo sinzi niba umuzi. Ririmba ndamuzi. Ngira ngo nawe abakobwa mba nemera cyane bandika nyine ku buryo umuntu wumva ko yanditse indirimbo yakoze ibintu. Abamiraje urabizi cyane, ngira ngo wenda twarazoza ibintu tukabirangiza. Okay. Natwe tukizisohoka tugenda nyine tuva umuvandimwe Stripiti ivu rihoze ko dukurikiye muri mubona ko ejo cyangwa ejo bundi ajya kudutamo album kire rwose ndizera ko yuko mube hafi murebe ibyo agiye gukora ngo ni bibi cyane. Wewe wenda nta nubwo ari no kubeshya, ngira ngo ni bya bintu duhora tuvuga, ariko wenda ugasanga biratinze wenda bitewe n'ubuzima, ariko ntibagire ubwoba kuko urugendo ruba rugikomeza, kandi ubuzima ngira ngo barabizi ko bugoye. Ntabwo wagora ikintu cya danje utashoye, nabyo ni ibindi bishoro. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni ibintu uri bukore uyu munsi utekereze uyu munsi ejo uzabikore. Ariko rwose ngira ngo abantu badashobora kuba bemera bari buze kwemera, kuko ibintu ndi gutegura ni binini cyane, noneho n'amafaranga ndayafite. Ntabwo ari cyagiye nari nkene, noneho mfite